na iyo tuvuze reka nkubwire nk'akantu gatoya karimo umuterekero ntunganire Pamphile yego umutima sibyo bigaragaza ko ukijijwe ntago Imana ireba mu mutima kuko imbuto nizo zigaragaza umuntu akari ku mutima gasesekara ku munwa iyo tugiye kwigisha ari abantu tukaba baheza nguni ngo Imana ireba mu mutima muvana ubwo buryarya ntago Yesu mu bintu impangakishije ari abantu bambaye birebire yego nta nubwo ari abambaye bigufi Yesu ahangayikishijwe n'imitima ivuga ko izi Imana itazi Imana yego ivuga nabwiye abantu reka tuganire nk'abakristo bajya mu ijuru sibyo yego ibi biganiro turi gukora nubikora neza Imana izabiguhera umugisha nukuri mbikora nabikora nabi uzabiboneramo umuvumo bikora ukomeye kabona nibyo abantu bakora ngo na amatiku mwirirwamo mukavuga ngo ni business akazi kose iyo ugakoze neza ukaboneramo umugisha niyo ugakoze nabi ukaboneramo umwako kandi muretse gato mujye mumenya ko ibintu iteka ibyiza biravuga n'ibibi biravuga Imana itaraza kuduhemba cyangwa ngo iduhane isi nayo izaduha ibyacu isi izaduha ibyayo bikwiranye n'ibyo abantu bakora mujye mubimenya iyo nshaka kubwira abantu mbabwiye kuva mu myuka y'amahame n'imihango by'idini kubera ko hari icyo nzi ADPR mwayifashe nk'aho ari ijuru kandi iryo juru tugasanga ni ukuzimu kugenda sibyo ibyo abandi bakora buretse gukata ndashaka kujye kumanza ngo nukuri kuzimu kugenda uko nibyo ugiye kumbaza murigira tuganire ikuzimu agenda murigira tuganire impamvu ari ukuzimu kugenda nuko iyo umuntu yabaye mu mahame n'imigenzo ntabe muri Yesu Kristo aba umunyedini akaba umupagani kurusha umuntu utarakizwa icyo cyumve neza kubona umurokore uhagaze cyo bita umunyedini niyo mpamvu ADPR ishobora kuba kuzimu hagenda twe gutinda kuri ADPR na madina yariyo yose ntago abadivantiste bazajya mu ijuru ko bakomeye ku isabato naje gusanga Paulo aje na Yohana na Petero aje naje gusanga abapasiteri benshi babamarira mageragere kubera ko ntibaba nsabana ahubwo n'ibikomango ntago ntago Yesu icyubahiro yavuze ari cya gafifi murayi icyubahiro cy'abesikoti bo muri iki gihe cya none abapasiteri bagira abesikoti ngo ni abakozi b'Imana ntaho bataniye n'abisi n'abategetsi b'isi icyo wikinkuraho rero Yesu yaravuze ngo ushaka kuba mukuru muri mwebwe ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana abanza mbere nk'umwana mutoya none iryo jambo mwarishize nimumbwirire riruta muze murimbwire ndemera wimbwira ngo umuntu nankorera kankurikira data zamuye icyubahiro ubukire ndetse n'ubugingo reka ngusobanurire gatoya abakire n'abantu bakomeye baca bugufi ahubwo abantu bagafifi nibo biyemera rero nkura ibyo ngibyo ngo se kuko ngo wavuze kuri ngo pasiteri ngo wamubwiye nabi ngo wasebeje abashumba gutize ibyaha tugira ngo barakijije iyo Yesu yageze mu muntu muzarisoma ijambo Pawulo amuhindura yaramubwiye ngo ibyarinda muyange nabitekereje kandi nk'igihombo ariko bobo nimba umuntu yasambanaga akabasiga yasambana mu rusengero yarahinduriwe cyangwa yahinduye imyambaro yakoreraga akazi nimba umuntu se yararugaga akabasiga arugisha amagambo yarahindutse cyangwa yahinduye nibo bakristo mufite niyo mabandi menshi leta yirirwa ifunga ngo ribu ngo yafonza abantu tugasanga ngo nabarokora abapasiteri bakajyana na mu nkiko ngo barakijijwe bahe karama abandi yagiye twinjirana igihe rivuze abantu bararakara kandi aricyo namenye nta mupasiteri w'umunyamwuga ushobora kundwanya cyangwa arwanya umuntu uvuga ukuri ahubwo aravuga ati komerezaho ariko amabandi kuko baba bazi ibyo dukora nibo barwanyana iyo tuvuze reka nkubwire nk'akantu gatoya karimo umuterekero ntunganire Pamphile yego Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe mwifuje kugira ibihe byiza no kugubwa neza wowe aho uherereye hose wakoze subscribe wagiza neza no turayikoragiza ngo ikandeho tubane umunsi ku munsi hano turi muri studio z'Impanuro TV yego na Give Hope TV mwebwe rero mwakoze subscribe bose ndabashimiye nawe turayikoragiza ngo kandi tujye tubana umunsi ku munsi umenye ibigenda bibera aha ni Bobo mukomeje kubana muri uno mwanya ariko imbere ya kamera si ubwa mbere mumubonye hose turi kumwe n'umukozi w'Imana Adrien wawe ikaze
murakoze. umeze neza Ubugingo ni buzima. ubugingo Yego. ajye ubwo ikiba kizima mbere y'umubiri n'ubugingo ni igiki ubugingo nibwo buzabona Imana ariko umubiri uzabora. Iyo tuvuze ngo ubugingo ni buzima ni uko umubiri utuye mu manegeka iteka ryose urakurushya. banza dusenga ubundi tutabyinjiramo. Imana y'imbaraga, Imana ikora imirimo, Imana yaravuze rimwe biraba, irategeka birayumvira. Uri Uwiteka niryo zina ryawe, uri umwami w'abami, uri igihome kidukingira. Wagize neza kuba mu ruhande rwacu, wagize neza gusenya ibicaniro byose by'ikuzimu. Wafunguye amarembo duha kugira ngo twongere tuvuge izina ryawe. Bibiliya yaravuze ngo ujya kuvuga ibyawe wese abanza ave mu bidatunganye. Shoboza data kugira ngo nkore icyo wampamagariye mu kiganiro ngiye gukora, ume kugira ngo izina ryawe bari ryo nubahishiriza muri iki kiganiro. Undinde gushimisha amarangamutima y'abantu n'ibyiyumviro by'abantu, ahubwo umpe gukora ku mutima w'icyo ushaka, kubera ko Bibiliya yaravuze ngo turabo waremeye imirimo myiza muri Kristo kugira ngo tuyigenderemo. Ijambo ry'Imana mu Baroma 8:14 harambwiye ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Ndagusabye kugira ngo uyobore na Bobo ugiye kumbaza, kandi abakunzi b'umusaraba bose ubafungura amatwi kugira ngo twumve iby'umwuka bwira amatorero. Turinde kwihimbaza, ahubwo izina ryawe aba ari ryo rihimbazwa muri twebwe, kubera kuri Imana y'imbaraga kandi ukabura Imana ikora imirimo. Reka ubwenge bw'Imana bugaragare muri iki kiganiro, umwuka wera w'Imana w'umujyanama kandi w'umuyobozi atuyobore mu izina rya Kristo Yesu, amen. Yego, Adrien umeze neza rero, twe tuba ku by'ubugingo. Ubundi ubugingo bukomoka he? Ubugingo bukomoka mu ijuru, bukomoka ku Mana. Bukarerwa nande? Ubugingo burerwa n'Imana ariko bukarererwa mu mubiri. Ubwo mubiri urerwa nande? Umubiri urerwa n'ibiryo, n'ibyo kunywa, n'ibyo bitunga umubiri, byo kurya n'iby'inda, ariko umwuka we ubugingo butungwa n'ijambo ry'Imana. Yego. N'agakiza n'amasengesho. Yego. Idini rimaze iki mu muntu, mu mubiri w'umuntu? Idini kuko itorero ryo sindi garukaho niracyari ibanga. Ntabwo itorero ari ibanga. Aho manze nkishurira rero nkunyomoza. Yego. Kandi ari byo bahumura mutwigisha. Utaza gukora amakosa ngaha. Turi kumwe, hari ibintu abantu bamaze iminsi tubamo cyangwa tuvuga ugasanga ni ikinyoma cy'abantu kandi atari ikinyoma cya Bibiliya. Nk'ijambo rivuga ngo intungane bwira icumuye karindwi, iryo jambo ni ikinyoma cy'abantu. Hari n'irindi ngiye ntakunda kandi bishingikirizaho ngo ngari ibihumbi bintu bitarapfukamira baya, naryo nta riri muri Bibiliya. Ririmo Imana yabwiye ngo ndacyafite birindwi. Yego, birindwi ntago ari ibihumbi birindwi, ni birindwi bitapfukamiye baya. Kandi iryo jambo naryo mu busobanuro bwabyo njye sinifuza kubibamo. Noneho rero reka nkubwize ukuri. Iyo mvuze iri jambo rivuga ngo iyo umuntu avuze ngo itorero ry'Imana riba mu ibanga, aba ari ikinyoma. Uzi ko Bibiliya ivuga nkunda bankunda, abanshakana umwete bazambona. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 10. Abambanjirije bari abajura, bari abanyazi, ngeweho naje kugira ngo zibone ubugingo, zibone bwinshi. Bibiliya ivuga iki? Nimwita igiti kari kibi n'imbuto muzite mbi. Nta wasoroma umugenge ku muzabibu, nta komamanga rishobora kwera umutini, nta n'umutini wera umugenge. Yesu yaravuze ngo igiti cyose cyiza cyera imbuto nziza, n'igiti cyose kibi cyera imbuto mbi. Itorero rya Kristo rigaragazwa n'imbuto. Yesu yaravuze ngo amambere ko hadutse abantu benshi bitirirwa Kristo, hakaduka ba Yusuto, hakaduka na babare Yesu. None tubwire mwigisha, abawe nabaye ko mambere twabonye abantu baza bakora ibitangaza. Ahari bari bagize ngo abantu b'Imana bazagaragara mu kuba basengera abarwayi bagakira. Ahari bari bazi ko abantu b'Imana bazagaragara mu kuba bavuga ururimi rushya. Ariko nabonye n'amadini asigaye yigisha kuvuga mu ndimi mukagira ngo ururimi rwa Mwuka Wera, kubera ikintu cyitwa paganism, ubupagani budahuye n'ijambo ry'Imana n'ubukristo. Ururimi rwa Mwuka Wera nta muntu rwigana, nta muntu wigisha umuntu kuvuga mu ururimi rwa Mwuka Wera ni Yesu urwigisha. Ariko umuntu akavuga ngo bavuga indimi gutyo ngo umuntu yumva Imana, ugasanga ni ibinyoma by'abantu. Akarya jambo nyane bavuga ngo reka ngo umwuka ngo w'umuntu
ngo ugenzurwa na nyirawo. Ibi bintu mwabikuye uretse ibinyoma by'amadini mwagiye mufatisha abantu. Uretse gato yego nsobanura icyo warumbajije. Yesu aravuga ngo ikizababwira abanjye muzabamenyera ku mbuto zabo. None imbabaze gato ya mwakabyaramo, nimba abana b'Imana bagaragarira ku mbuto, ninde wababwiye ko itorero ry'Imana rigaragarira mu ibanga? Unkureho bangeso nziza, nta ngeso nziza uzajya mu ijuru, nta na mico myiza izajya mu ijuru. Umuntu azajyanwa mu ijuru no kwizera Kristo, akwizera imbabazi ze, akizera urupfu rwa Kristo n'umuzuko we, kandi akaba yizeye ko Yesu azaza gutwara itorero. Iyo tubeshya abantu ngo itorero ry'Imana riba mu ibanga, mu bisomaye kandi Bibiliya yaraduhaye verisi igaragaza abana b'Imana. Abana b'Imana baragaragara n'abasatani baragaragara. Muzasoma Abagalatiya 5. Imirimo ya kamere iragaragara ni imbuto z'umwuka, ni ikibyarwa n'umubiri ni umubiri, ikibyarwa n'umwuka ni umwuka. Se biblique ni Bibiliya bivuga nta garadire. Sinzi nabigize ngo kubera ko ibyo bintu mwarabikurije mu bigira indirimbo. Niyo mpamvu wafashe iki cyemezo ngo itorero ry'Imana ngo riba mu ibanga. Niyo mpamvu wafashe iki cyemezo. Ureke tuganire. Boretse gato. Ibi ni wewe. Bande. Boretse. Mure kuva muri ADPR mujye muri Kristo. Nimusohoke muri ADPR kukira bamara. Kubera ko ADPR ni imeze nk'ibindi bintu byo byose byenda, ariko sicyo nshaka kuvuga. Kigano niyo mpamvu ufashe iki cyemezo cyo kubwira abantu ngo basohoke muri ADPR ko wasanze. Ndagira ngo iki kiganiro tukiganire nk'abakristo kandi tukiganire nk'abagenzi bajya mu ijuru. Nanjye niyo mpamvu nagushaka. Kubera ko ari ikintu kimwe mwibeshye. Ibintu byose tuzaca mu ntebe y'imanza. Yego. Ibyo umuntu byose akora. Kandi tuzarucirwa nawe. Ibyo umuntu byose nago ibyo umuntu akora. Nibyo bizamugaruka. Mperutse kubwira abantu ngo Yesu ataraza gutwara itorero, Imana izaduha ibikwiriye imirimo dukora n'ibyo tuvuga. Yesu abantu bavuga niba bamuvuga mu rurimi, ku rurimi rwo ku munwa, bizabagaruka. Nimba tunamuvuga yaraduhinduye, nabyo bizatugaruka. Ibintu byose bigira ingaruka. Ntago nabwiye abantu ngo basohoke muri ADPR, nabwiye abantu ngo basohoke mu mwuka w'idini wa ADPR. Umwuka w'idini. Navuze ko ADPR ari nk'ibindi bintu byose nshingiye kuki. Nshingiye ko ari idini. Idini ryabambye Yesu, itorero rya Kristo, Yesu yabambuye idini. Yesu yabambuye abantu b'Imana. Utararenga. Uretse gato. Kujuma n'umwanya nkuba. Iyo tuvuga idini, meaning y'idini ni iki? Nicyo nshatse kuvuga. Meaning y'idini si Ikinyarwanda. Cyo kundi uribajije. Ijambo bita idini ni ijambo bisobanura inzira. Yego. Mujye mubimenye. Iyo tuvuga idini tuba tuvuza inzira. Kandi muri Yohana yatubwiye ngo ninjye nzira. Ni nanjye kuri. Ni nanjye bugingo. Na ujya kwa data ntamujyanye. Ntabwo tujyanwa na ADPR. S'il ntabwo tujyanwa no muri Zion. Nta n'irindi dini. Biravuga ko nta rindi zina twahawe. Mu isi y'ijuru abantu twaherewemo gukirizwamo ni izina rya Kristo. Iyo tuvuze ngo abantu basohoke, ntabwo tuba tubaguye mu madini, kuko cyane ko iyo tuvuze idini, idini risobanura umuntu. Umuntu niwe uhinduka idini, umuntu niwe uvamo itorero rya Kristo. Iyo tuvuze idini ntabwo tuvuga ari amazu, ahubwo ari amazu abyarwa n'ibitekerezo. Igitekerezo cyanjye n'icyawe n'icyuyu turabisharinga. Iyo tumaze kubisharinga dushyira icyo bita principe. Iyo tumaze gushyiraho principe haza icyo bita imiziro, hakaza icyo bita imihango n'imiziririzo. Harimo ibyo twemerewe n'ibyo tutemerewe. Nibwo uzasanga turwana intambara y'amaherena, abandi barwana intambara y'ibisuko, abandi barwana intambara ya makeup, abandi barwana intambara ya sinzi uko babyita ya rouge à lèvres, abandi barwana intambara y'inzara, abandi barwana intambara y'ibitambaro. Muri ibyo bintu byose nta kintu cyazanye Yesu. Nushaka uzatobora ugere no ku gice kibanga utobagure, nushaka uzatobagura ugere no ku mucondo. Ibyo ni bikwereka ko no mu mutima wawe utobaguye. Kubera ko kwihisha mu gitambaro sibyo bigaragaza ko wamenye Yesu. Kwihisha mu mapantaro uvuga ngo ngewe ngabantu ngo barakabya ngo Imana ireba mu mutima, sibyo bigaragaza ko ukijijwe. Ntago Imana ireba mu mutima, kuko imbuto nizo zigaragaza umuntu. Akari ku mutima gasesekara ku munwa. Iyo tugiye kwigisha abantu tukaba baheza nguni ngo Imana ireba mu mutima, muvana ubwo buryaryamo.
ntago Yesu mu bintu bimuhangayikishije ari abantu bambaye birebire, yego, nta nubwo ari abambaye bigufi. Yesu ahangayikishijwe n'imitima ivuga ko izi Imana itazi Imana, yego, ivuga. Nabwiye abantu ngo tumaze igihe kinini tugendana n'abavugabutumwa, kubera ko twagendanye n'abavugabutumwa bakabimenyera cyane. Natwe twaborotse imirongo babwirizaga tugira ngo tuzi kubwiriza, kubera ko twagendanye n'abahanuzi b'abatekamutwe cyangwa n'ababibamo. Natwe twaborotse indimi n'ibyo bahanura tugira ngo turabahanuza, ariko atari byo. Kugendana n'umuntu uramwigana ukiga imico ye, ariko mushobora kugendana umuntu afite karite ye itigana. Ni nako n'agakiza rero kadapiratwa. Guhanura birapiratwa no kubwiriza birapiratwa, n'uburondozi burapiratwa. Abantu bagenda bagatika imitwe ngo genda umariza amakuru yo kwanaka, ariko agakiza kari unique, ni gatozi unique, karihariye, si ivangamutungo, si ikibini. Iyo mbwiye abantu gusohoka mu idini, imbamba bwiye kuva mu kintu cyitwa umwuka w'idini n'ubuyobe, mbabwiye gusohoka mu mahame n'amategeko n'imihango bidakiza, bitaza n'ubugingo, bitajyana umuntu mu ijuru. Ntago mba mubwiye ngo ngave muri ADPR komuteri. ADPR se nige sinzira se nk'izindi, ngize ngabwo nayivuye. No reka none se ubundi nyibamo mbarizwamo. ADPR ni adresse Association des Églises Pentecôte au Rwanda. Association ni iki? Ni ibihuza n'abahuza bikorwa des Églises ni iki? Ni byamuza amatora. Pentecôte ni umuriro au Rwanda. Nagari Ecclesias ni ijambo riba mu gihe ryitwa eka bisobanura guhamagarwa. Ecclesias nabahamagawe, Ecclesias nabahamagawe. Iryo ni itorero rya Kristo riba mwibanga. None ijambo idini ko risobanura inzira, ijambo idini na Ecclesia bihuriye he? Iyo tubwiye abantu gusohoka mu idini, nta dini mfite, nta ryo mfite, ariko nta nugo nenda nta rusengero ngiye gushinga. Iyo mbabwiye mbabwiye gusohoka mu mahame n'imigenzo yo kuba twambara ibitambaro birebire tukagaragaza n'amajipo, tukagibira abantu. Ari n'igihe tubereka ko twebwe bakiranutse ba mbere, ariko turi abanyabyaha, turi amabandi nk'abandi. ADPN y'abanyamwuka. Murikira tuganire, reka tuganire nk'abakristo bajya mu ijuru, sibyo? Yego. Ibi biganiro turi gukora nubikora neza Imana izabiguhera umugisha. Nukuri mbikora nabikora nabi uzabiboneramo umuvumo. Bikora uko kabona n'ibyo abantu bakora ngo na amatiku mwirirwamo mukavuga ngo ni business. Akazi kose iyo ugakoze neza ukaboneramo umugisha, n'iyo ugakoze nabi ukaboneramo umwako. Kandi muretse gato mujye mumenya ko ibintu iteka ibyiza biravuga n'ibibi biravuga. Imana itaraza kuduhemba cyangwa ngo iduhane, isi nayo izaduha ibyacu. Isi zaduha ibyayo bikwiranye n'ibyo abantu bakora. Mujye mubimenya. Iyo nshaka kubwira abantu, mbabwiye kuva mu myuka y'amahame n'imihango by'idini, kubera ko hari icyo nzi. ADPR mwayifashe nk'ari ijuru, kandi iryo juru tugasanga nukuzimu kugenda. Yego, sibyo? Ibyo abandi bakora buretse gukata. Ndashaka kujye kumanza ngo nukuri kuzimu kugenda, ubwo nibyo ugiye kumbaza. Reka nkabika murigira tuganire ikuzimu agenda, murigira tuganire. Impamvu ari ukuzimu kugenda nuko iyo umuntu yabaye mu mahame n'imigenzo ntabe muri Yesu Kristo, aba umunyedini akaba umupagani kurusha umuntu utarakizwa. Icyo cyumve neza. Kubona umurokore uhagaze cyo bita umunyedini. Niyo mpamvu ADPR ishobora kuba kuzimu hagenda. Twe gutinda kuri ADPR na madina yariyo yose. Ntago abadivantiste bazajya mu ijuru ko bakomeye ku isabato. Ntago aba protestant arimo na ADPR bazajya mu ijuru kuko ngo babaye ngo Yesu ngavutse ngo yazotse ku munsi wa mbere misirindwa no ku cyumweru. Ntago ari byo bizajyana mu ijuru. Ntago katolika ko birirwa bikoreye imisaraba ngo umusaraba wa Yesu nzawekamira aho nzaba ndi hose, sibyo bizajyanwa mu ijuru, sibyo bizatuma bajya mu ijuru. Umuntu azajyanwa mu ijuru no kwizera Kristo. Haleluya, akizera imbabazi ze ndetse n'amaraso ye ko yacunguwe, akemera ko ari umwana w'ubugingo apana ku mwana wa Gehinomu. Yego, ntago njya nibasira amadini, ariko sinabura no kuvuga ukuri. Kuko iyo umuntu avuze ukuri, iyo umuntu avuze ukuri avuze Yesu. Iyo umuntu avuze ikinyoma abavuze Satani. Rero nimba turwanya ikinyoma, turwanya umwuka w'idini. Idini ni iki? Ni amahame n'imigenzo n'imiziririzo by'abantu bibumbatiye hamwe. Bashobora kuvamo abanyetorero kimwe nuko bavamo abanyamadini. Kuki rero biriya ntabifata nk'itorero ry'Imana?
hari n'abantu nje numva bigisha bakavuga ngo reka ngo Bibiliya ngiravuga ngo mujye muzirikana ngo guterana kwanjye kwera abapasiteri n'abandi njye numva tubyigisha n'abavuga butumwa guterana kwera ntago ari kujya mu isabato guterana kwera si ukujya mu rusengero ku cyumweru no guterana kwera ni igihe umuntu azaba ari muri Amerika n'undi ari muri Canada ari umugenzi ujya mu ijuru nanjye ndi mu Rwanda twavugana twese tukumva dufite ibyiringiro by'agakiza amen ntago guterana kwera yego ari ukuba mu kintu cyitwa nabyita ibibina cyangwa amabotike kuko twahuriye hamwe bikabyibuha ngo ni rwo rusengero ngo rw'Imana kuko ngo twasizeho ngo mimbaraga gatuti ya papa nabwiye abantu ko maze igihe mbwira abantu ko Imana itazaduhembera iminsi twaraye hariya niyo twirirwamo hariya Imana izaduhembera ibyo twahakuye n'ibyo byatugezeyo icyo hakura uwo kiguhindura niyo Imana izaguhembera na niwe Yesu azaguhanira nicyo nashaka kwigisha abantu nicyo ndi kubwira abantu iyo mvuze ibyo ngibyo mba mvuze ibyo ngibyo none se mbabeshye bagumemo se bakora iki none se ko barimo n'ubundi bakaba birirwa basakuza nimba amahame n'imigenzo bibananiye nimba uri mu idini hitamo kuryubaha wemera amahame yaryo n'imigenzo yaryo ariko nimba unabyubashye kugendera ku cyo Bibiliya ivuga Romans Abaroma 8:14 abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana ntago ari abayoborwa n'idini sitopre mujye muca akarungo musohinye ikintu Bibiliya ivuga mujye muhaca akarungo sibyo kandi muri Yakobo aravango idini y'ukuri niyita ku mfubyi ikita ku bapfakazi ikabasura ikababana mu mibabaro yabo yose amadini dufite 90% iyo bintu arabikora kabesha ari barusahurira mundu ukavanguzana n'utwo ufite Yesu arakongera none se kuki tuvuga ikuri mwarangiza mukaraka ubwo iri dini turireka ibyo byarangiza ngo yewe muri gusohora nk'abantu ngo mwidini se ngo bajyane ndi kubajyana kandi mbereka Bibiliya ninge nzira ni nanjye kuri sa ujya kwa data ntamujyanye Bibiliya ni muyibemo ni musome Bibiliya muhabe muzi ko ri muri adresse hariya ni mu matyazo aragutyaza neza idini iragutyaza cyakora aricyo nakemera rikwereka ushobora kukwambika costume y'umweru ukagira ngo urera kandi uhumanye yego ibyo nibyo rikora n'ikimenyimenyi mu madini ntiyakora ukuri hakora abafite amafaranga yego abafite amafaranga nibo bakora kurenza uko waba uzi nibo bicara imbere uko waba uzi kose uko wabanura kose ashaka umuntu abaroga ashaka abaterekera ibyo nibibareba pa kubatanga icyacu none si ibyo niryo juru cyacumi gishi iryo niryo juru nicyo Yesu yadutumye ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo ko yavuze ibice 10 mbatumye mumeze nk'intama mugende mumeze nk'inuma mutagira amahugo mugende mu mahanga yose mubwirize ubutumwa bwiza muhindurira abantu kuba bigishwa banje abazemera bakizera mubabateze mwizina rya data n'iry'umwana n'umwuka wera none ngatuwa ngo baze gatoya nimba tujya mu ijuru tukaba duheza abakene turi kujya mu ijuru niba tujya mu ijuru tukaba turi guheza abantu kuko badafite amafaranga turi kujya mu ijuru se ibyo nibyo mbabwira abantu mwe kumva panshingira yini ngo musohoke ngo muri ADPR mu miragure mwumve atadiri yani yaturoze yadukuye muri ADPR oya hagume hagurtyaze neza ibyo birakureba nutajya muri Yesu uzapfiramo habe uzi kuri umugenzi ujya mu ijuru wihaba uvuga ngo ngende umwa ADPR kurenza kwa mu Kristo irate Kristo kuruta ADPR irate Kristo kuruta Adventiste irate Kristo kuruta Zion Temple ndetse na mushumba Apotre Dr Paul Gitwaza wibyirata irate Yesu niwe mwami ni uzakugirira neza n'ikimenyimenyi ni ugukunda kurenza abantu bose reka twebwe twakumenye ukuze ntago twakumenye uri umwana twakumenye ukuze kandi Yesu we yakumenye cyuru urusoro mu nda yanyokogere ma gice cya mbere nakumenye ntarakurema mwezi cyuru urusoro utaravuka ukiro kugira ngo umuhanuzi tumenye impamvu yatuzanya intego yatuzanya n'impamvu yatumye twabo turibo n'ikituma twitwa abo turibo tureke kuba abantu b'amadini tuba abana b'Imana rero nashaka mvuge icyo arumbajije none se ngo ntago kiri umwadeperi nasobanukiwe impamvu nyine ndanibazaga erega nkubwire bobo yenda ngira ahantu mace agati sibye reka tuganire gatoya igihe cyo kubwiriza abantu ubutumwa bwa deperi cyararangiye ni igihe cyo kubwiriza abantu Kristo wabamanga inyabihanga tutareba ngo nonese ngo nimvuga ukuri ngo idini ryanje rirandeba nabi ya baba twebwe turi mu munyenga
intumwa zararenganywaga, twebwe turi kuvuga igize, twebwe baradutuka ko bavuze runaka ngo bavuze nabi. Bibiliya ivuga ngo namwe murahirwa ubwo bazabarenganya bakabavuga ibibi byinshi babampora, muzishime munezero. None twebwe se ni bande bari kutuvuga nabi? Hakangana gatoya karaba ngo yewe ngo wisobanure, ndisobanura ku idini kubera ko navuze ukuri? No, reka tuvuge ukuri kwa Bibiliya. Nicyo Yesu yadutumye. Akantu nshaka kubwira abantu, dukwiye n'imizo by'idini tukabwira abantu Kristo, tukaburetse gato tukabereka inzira y'umusaraba. Icyo nshaka kukubwira gikomeye aka kanya, ndagira ngo nkubwire ko abavuga butumwa Imana igiye gukoresha nabiri gukoresha muri ibi bihe si abantu bapfuye ko, si abantu bashyingiranywe n'idini. No, ni abantu bapfuye ku mwuka w'idini, bakabambamwa na Kristo, bakazukana na Kristo, bakizera imbabazi ze, bakavuga ngo tuzaba abagabo bo guhamya imirimo yawe n'imbaraga zawe n'amaboko yawe, tukuvuga uko uteye. Naho ibi bintu tuvuga ngo none se ngibi bintu ngwavuze kuri tebi ngwino bisobanura imbere ya mushumba, wese azisobanura imbere yande. Erega nkubwire gatoya nshuti yanjye, nkurikira tuganire, ndashaka kuvuga ibintu bikomeye kandi tubiganire, tubivuge nkuko biri, sibyo? Ndashaka nkubaze gatoya, twebwe turi abana bande b'Imana? Mushumba n'umwana wandeze, hari umwana urutundi se? Oya. Ariko mwaretse tukareka kubaka Babeli, ariko mwisi turarutana gato, mwisi turarutana no mwijuru, no mwijuru ntago tuzanganya amakamba, ariko twese turabana, abana mu rugo. Kugira tuganire gatoya, umubyeyi abyara abana bose, ariko gutona ku mwana bitera gutona ku mubyeyi biterwa nuko umwana yitwaye. None nkubaze gatoya tuganire gatoya, pastor ni umugaragu nkanjye, twese turabana b'Imana, nimureke tubwiza abantu kuri, twe kutinya abantu, tububahe ko Imana yabahamagaye, sibyo? Tureke gushira isoni no kubindi discipline, sibyo? Ariko kudashira isoni no kubindi discipline ivuze kutavuga ukuri. Kandi ntabwo buryo n'uvuga ngo washize isoni byaterwa no wazishizeho n'ibyatumye ushira isoni no kubindi discipline, sibyo? Uko ushaka kubwira umuntu ukuri akavuga tumubwiye nabi, wamucya atumubwiye nabi, kubw'inyungu n'icyo ashaka n'uwari we n'iki mpamvu, ukagira ngo akubwiye nabi. Ariko nimba Uwiteka biravuga ngo nimba muyoborwa n'umwuka wera, ntimuba mugagikora ibyo kamere yarikira, sibyo? Mureke tubwiza abantu kuri, twe kubabeshya. Kubera iki icyo mbivugiye? Twe kuba abafana b'amadini kurenza Kristo waduhamagaye. Kandi iryo dini twajemo dushakamo Yesu. None Yesu twaje dushakamo, niba mutubwire niwe twaje dushaka, twaje dushaka Yesu. Hoya, erega Yesu reka ngusobanurire, nuko ikibazo gihari abantu turwaye mu buryo spiritualite, mu buryo bw'umwuka. Umuntu wuzuye Yesu ntago bamwigisha gutanga icyacu, ntago umuntu wuzuye Yesu Kristo wuzuye mwuka wera bamubwiriza gufasha imfungwa. Kubera iki? Iyo Yesu ari muri ngewe aranyorienta, akanyobora, kandi ankoresha ibinini kurenza ibyo we wanyoboramo. Sinzi impamvu dutinda ngo mukore ibi, mureke tubwire abantu Yesu. Nibuzura mwuka wera, Yesu akaba muri bo, Imana izakorana natwe. Rero nkura winkanga ngo none se umushumba ngo runaka ngo yavuze ngo iki? Hoya, turi abana b'Imana. Tukimara kumenya, nkimara gusoma ijambo rivuga ngo ushaka kuba mukuru muri mwebwe abanza amere nk'umwana mutoya. Naje gusanga Pawulo aje na Yohana na Petero aje, naje gusanga abapasiteri benshi babamarira amageragere, kubera ko ntibaba nsabana, ahubwo n'ibikomangoma. Ntago no ntago Yesu icyubahiro yavuze ari cya gafifi. No, nkuraho icyubahiro cy'abesikoti bo muri iki gihe cya none. Abapasiteri bagira abesikoti ngo ni abakozi b'Imana, ntaho bataniye n'abisi n'abategetsi b'isi. Icyo wikinkuraho rero, Yesu yaravuze ngo ushaka kuba mukuru muri mwebwe, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, abanza amere nk'umwana mutoya. None iryo jambo mwarishize, nimumbwirire riruta muze murimbwire ndemera. Wimbwira ngo umuntu nankorera akankurikira data azamuye icyubahiro, ubukire ndetse n'ubugingo. Reka ngusobanurire gatoya, abakire n'abantu bakomeye baca bugufi, ahubwo abantu bagafifi nibo biyemera. Rero nkuraho ibyo ngibyo ngo nese nkuko ngo wavuze kuri ngo pasiteri ngo wamubwiye nabi, ngo wasebeje abashumba gutize nabo kandi ari abagenzi nka diri. Erega mwibwe ko muri Yesaya abijambo muri Yesaya 35 hazaba inzira, iyo nzira zitwa inzira yo kwera.
abandi iyi mitima ntibazayicamo Yego. izabiya babandi abagenzi niyo baba ari abaswa ntibazayinyuramo. Yego. Ntago ari inzira ya revera, si inzira ya pasitoro, si inzira ya runaka, uretse ko na revera naje gusanga ari izina ry'Imana. Revera risobanura ukwiye gupfukamirwa ariko mwarigise abantu. Rero iyo tubivuze reka mvuge gato mutaza kuvuga ati uyu mugabo wazanye kagira amahane, reka mvuge gato tuganire mbe nka padiri kwa kuningi y'umuntu ngavuze gake cyangwa abigaragaza ngo ko yizuyimuwe izo muwe rero twuzura twanga tukajya gusambana nazo buriya nzazitaho. Reka mvuge gato tuganire rero ako mwihangane nyine nuko wahamagara imyamagaro nuko biba bimeze. Icyo nshaka kubwira abantu mureke dukizwe tuve mu bubata bw'idini tujye muri Kristo twumve icyo Imana dushakaho. Naho ayo madini nanjye njyanjayo tuhaterane ariko dukijijwe turi abana b'Imana. Twe kuhaterana Imana nibona ivuga ati riterano ni ry'abagome n'abagambanye n'abambuzi si abana b'Imana. Uzikara abantu baririmba Imana ikavuga ati yewe we toririya mbwira imirasirimba mu cyimbo cyo kubona abana b'Imana. Imana ikabona n'imbwira gusirimba imbwa n'umusambanyi. None wajya kuvuga avuga Imana ikavuga ati dore inkoko kazi irimo irateteza, inkoko kazi n'umunyamagambo mu buryo subire cyuwere. None wajya kubona umuntu yaririmba cyangwa yabwiriza Imana ikavuga ati dore urunyaruvu n'umuntu wiyoberanya gatoya. Uranyumva neza ibyo bintu rero mwibuke ko Imana itareba nkuko ireba. Hari igihe uba uhagaze gutya Imana ikavuga ati dore iriya ni imbwa, iriya ni ihene, iriya ni inkoko. Ihene ni umuhehesi mu buryo bw'umwuka wera, inkoko ni inyamagambo, iyi inkoko kazi. Uranyumva neza imbwa ni umusambanyi. Ntekereza aho Imana igereranya mu buryo bw'umwuka aho ngaho wavuga ati watugeranyije n'udukoko ati wadututse ati waduhangaye. Ariko se if we don't change the change will change you. Yes, Adrien. Urasobanuye ku bwawe ubwo twari twibazaga aho bajyanye bamuve muri ADPR twese tango twumvire kuzajya mufata agace mujye mwumva inyigisho yose tuba twayumvishe. Umuntu nateraho comment ayitere azibyazi mureke kuba nk'ababandi ngo nkurikiye aho banyeretse namwe musome Bibiliya muyisomere. Nimudasoma bazabarobera inyugaruzi n'iminyurugoto n'ibikeri mugira ngo bari kubaha amafi. Yego nyumvira hano ikize ukubwira cyangwa witwa umukozi w'Imana wese umupasiteri wese ukubwira cyangwa witwa umukozi w'Imana wese ukubera ko akora deliverance ni umwe ya Satani 100%. Ndagwafaka nta muntu n'umwe ku isi washinze idini umwe iri dini iri rimwe ryonyine ku isi rihari yavuye ku Mana. Amadini yose ari ku isi avuye ku Satani. Amadini umuntu wese muzi mu isi washinze idini si Imana yamutuma ni Satani abituma. Ariko mujye mutinya ibintu by'ikibeho Theo. Uriya n'umudayimoni abona iki abantu b'ikibeho. Ibyo bintu rero byasaba ikiganiro kwacyo. Nazana na Bibiliya yo kubisobanura. Uriya n'umudayimoni. Ni sinzi icyo ugiye kumbaza. Warushatse kumbaza. Nshatse kukubaza. Idini se. Koko idini ryose riri ku isi. Ntago ari idini nta mupasiteri n'umwe watumwe n'Imana. Igisubizo ni hoya. Ntago ariko njye mbyemera. Siko njye mbyizera. Yego. Nubwo idini abo ryica baba beshi kurenza buri kiza. Ariko abana bakiriramo. Yego. Kuko nzi nk'abantu bari bafite amasezerano yo kuba abapastor. Yego. Nese yari gusorera mu muhanda. Yari gusorera se kuri YouTube. Hoye. Zitaraza. Hoye. None se reka tuvuge nk'abaza amateka ya Rugamba. Yego. Niwe nzi amateka ye cyane bavuga. Yego. Bavuga. Amateka ya Rugamba bavuga ko biriya bintu Imana ari yarabimubwiye. Abo muri ADPR bisho. Yego. None se si itorera afite. Ariko nkurikira tuganire. Siri cyo se. Rero ntago nzi byenda namwe mwafasha agace gatoya. Kije kiganira bari ko mukata. Buryo nyine ubajije ngo nta muntu n'umwe ndakubazaho nibindi. Nta muntu n'umwe ku isi ufite idini ryazanywe n'Imana bivuze ngo niyoboka Imana n'ubivuga nawe yabavuze ryaba ari ikinyoma kuko idini nubwo turirwanya tukaba turivuga nkavuga ibi byose. Yego. Ryagiye rituzanira iyoboka Imana nubwo ryabaga ari igice natwe tugakora research tukimenyera ukuri kuzuye. Yego. Iyo rero iryo dini yaba ari n'ubivugana yaba ari nanjye iyo ritaza kubaho
ntabwo tuba twaramenye nuko kuri kuko rifite ibyinshi byazanye rifite bibi rifite n'ibyiza ryazanye tujye tuvuga buretse gato tujye tuvuga nk'abagenzi bajya mu ijuru kandi tujye tuvuga nk'ibintu Imana ihagaza wasubiramo Imana ihagaza yego ahangaye kandi Adriane ibintu uvuze wabisubiramo wabivuganya amarangamutima wabivuze ubivanye ku bw'ishyaka ry'umurimo cyangwa nibi gusa hari igihe jya none umuntu yirukanka yamara kwiruka ukagira ngo yarenze umuhanda kandi n'igihe umuntu akubura cyane agakubura mu nzu ari gukubura ibishingwe n'amafaranga akagenderamo akaba yacyashye akabwiriza ari nako kuri ako kantu kakamucika kubera ko namwe rero mukunda utuntu twaducitse twebwe twaducika kandi ari mwe mutwishyirira imbere biri ku kiganiro cye kandi imbere nyine hari igihe tuba kaba kamucitse mukanagashyira imbere hari igihe kagucika bobo kagucika uvuga ashobora no kuba ati ubuse nkanye ndiye ditingira siniye ditingira ko wakamubwira sinzi buretse sinzi gukamera icyo nzi kubwiriza no kwigisha rirashobora kuba weditinze atakabereye maso ngagakate akwamubwira nyuma tikavanemo ashaka no kuzakora ikindi akakavuguruza naho ubundi ari gihe ushaka kuburwa kubura n'amafaranga bisaba ngo kubure ugira gute ureba neza ugenzura kugira ngo utaza no gukubura amafaranga kandi uri gukora bibishinga icyo nshaka kukubwira ngiye siko mbyizera gusa si murwanya Pamphile ni umwigisha mwiza ajya ahishura imigambi myinshi y'abadayimoni ariko nyine aho ngaho kandi kuba ntemeranywa nawe ibyo nabyo si ikibazo erega abapasitori nabo bajye bihangana niba tuvuga ukuri kwa Bibiliya nabo bajye bazana credit ya Bibiliya noneho tubiganire ariko tubiganire mu nyungu z'Imana atari inyungu zamangara ngo hangare no gushaka guhangana dushaka kugira ngo twerekane ko turi beza ducemo abandi bice ngo ngende uwa Dema abandi ngo nduwa Petero abandi ngo ndaba Paulo abandi ngo ndaba Sira ibyo si biyo twebwe mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana soro rwandiko Paulo yandikiye Abaroma 12 avuze ngo nkuko umubiri wa Kristo umeze nk'ingingo zacu zimeze ngo nako natwe turi imibiri itandukanye ariko icyubakwa ni kimwe ni Kristo Yesu sibyo gusa ntago nyebe ijambo ribango harimo abubakisha ibikenyeri abandi bakubakisha iki bitewe n'iki n'impamvu yo kubaka naho icyo nshaka kuvuga ku kanya cyangwa aho hantu mukuri kw'abagenzi abaye nawe yaravuze icyo azaze aduhe Bibiliya iki bivugaho kuko na Yesu yavutse idini ririho cyane Yesu yararisanze nubwo turirwanya nkaba ndivuga akakanya nkavuga ibibi byaryo nukugira ngo umunyabuginga azahunga adapfa sibyo naho ubundi ntago ndabizi neza nubwo ndikubirwanya ndabizi ko ibintu byubatswe imyaka myinshi bisenywa imyaka myinshi ntago bisenywa umwaka umwe kandi imbaraga za Adrene za Pamphile zonyine ntago zabisenya harimo n'abandi bari kubyubaka birasaba ko kugira ngo tuvuga ubutumwa Imana igira birokora bavemo bamenye ukuri mu gihe isi y'umwijima ibudikiwe akakanya kubera ko na Yesu yaje idini rihari n'abanyamadini nibo bamwishe nibo bamugambaniye bari barafatanye n'abanyepolitike abafarisayo n'abasadukayo abafarisayo abasadukayo bisobanura ngo bitandukanije n'abandi ariko bari bahari Yesu yararisanze aranarisiga Yesu yaje barongora azagaruka barongora mbese Yesu yazanywe n'iki ni ukudukiza ingoyi kugira ngo umunyabugingo ubu tuvugana agakiza kari mu banyamahanga kazava mu banyamahanga gasubira muri Israel sibyo tujye tuganira rero ubwo Imana itaradukuraho ubuntu bwayo nimureke tububyaza umusaruro nayo iyo tuvuga idini rifite ibyiza byinshi rifite ubutaha tuzakora nzakubwira imve 5 idini ryashyinguyemo abantu ahubwo vuba imve 5 ukuzimu 5 abantu bagenderamo bagendana idini ryashyinguyemo abantu kandi bazi ko ari abagenzi bajya mu ijuru ariko nyamara bakaba bagenda mu mva zigenda zihagaze tuzabikoraho ikiganiro ariko ngarutse kuri icyo nyine mwene data yavuze sindi nge muba murwanya ahubwo azagakosore shaka kuba karamucitse cyangwa natubwire why not source y'ibi bintu byagenze gute verse ivuguruza idini kubera ko na Yakobo nimba yaravuze ngo idini y'ukuri nifashe imfubyi n'abapfakazi ikabasura mu mibabaro yabo yose bivuze ngo hariho amadini ntago icyakora ntago njya nemeranywa n'abandi bavuga ngo nta dini rizabura umugeni amadini rwose arimo azabura umugeni arimo tuzagikoraho
nyakubwire Yego. kuko idini ritizera Kristo ryose Yego. ntago riza nta mugeri okay twihuta kubera ko dufite umwanya wese gukora deliverance no kwigisha deliverance aho ivi kagera yaba hari ibyo akoresha cyangwa adakoresha gusa kubera ko akora deliverance yakubwira ko kudelivera akoresha ikiganza yakubwira ko kudelivera akoresha amazi cyangwa amavuta n'ibindi byo byose uwo ni intumwa ya Satani ku buzima bwawe kandi wowe urabikoze apotre mwese muri mu Rwanda kuko nta mwapotre umukozi w'Imana wa mu Rwanda tugira nta mukozi w'Imana ba iki se bobo mu bapotre bose bo mu Rwanda nta deliverance apotre bumwe dusigaje ibibazo bitatu kora ibyo biganiro tukazabigura ibyayo kiganiro tutavanga banza abantu ariko mbaze reka mere hano icyambere reka mera deliverance oya tutara kuri deliverance ariko twasize ku cyambere Bikira Mariya koko ni umuzimu uwuhe yavuze ngo Bikira Mariya ni umuzimu wabonekeye ijambo Bikira Mariya yego ntago ari Mariya tuzi ko ari nyina wa Yesu uretse gato ijambo Bikira Mariya ntago ari Mariya si umwamikazi Mariya uretse gato ntago Bikira Mariya ari Mariya si wabyaye Yesu uretse gato mbivuga uko biri mbigusobanurire ntago Bikira Mariya uriya ushago Bikira Mariya abantu benshi baramye ni Bikira Mariya ba muri Yeremiya ntago ari Mariya nyina wa jambo nubwo baramye ibyo batazi erega ngusobanurire nkuko tuvuga idini ijambo idini ni ikintu kitoroshye bobo batangiye mvuga cyane reka ngo barayobye ni ikintu kitoroshye kinasaba kuko utitonze rirakwica yego burya nimba ikintu ushobora kukivuga wavuga ukuri bakakwica icyo kintu ntabwo kiba kijya mu ijuru tujye tuganira nk'abagenzi bajya mu ijuru nimba ushobora kuvuga ukuri bakavuga ati wowe ibi bintu ntuzongera kubivuga tuzakwica ntabwo ibyo bintu biba bikirwanira Imana ishyaka ahubwo aba ari cya kinyoma cyubatswe n'abantu kigahuriraho n'abantu benshi mu isi nicyo bita ukuri ariko tugiye mu kuri kwa Bibiliya tukajya no mu kuri kw'ijambo ngewe nyina wa Yesu ndamwemera ariko ijambo Bikira Mariya abundi ngo bisobanura ngo umukobwa Bikira ngo ngo ni isugi ngo Bikira Mariya ngo ni umukobwa w'isugi ngo utadonke wabyaye nyine ku bwa mwuka niko bafavoreza iryo jambo ariko bifite iyindi meaning aho ngaho rwose nubwo nge ntazi ko uwo basenga bariya gusa ndebye kukuri kwa Bibiliya nkaba umukristo nkaba nanagupfiraho nkareba n'ibyo bariya bene data bakora bihabanye na Bibiliya ntuzagire izindi mana wikubita imbere ntuzagire igishushanyo gisengwa cyangwa kibajwe wikubita imbere none se ibishushanyo ntabwo bibajwe n'abantu si byubatswe n'amaboko y'abantu none se urumva batabari inyuma y'ijambo ubwo baracyari mu gihe cyatera oya baracyari mu gihiranye urumva baracyakoresha umwuka wa tera turivugishije ukuri ni umwuka wa tera ngewe rega nabaye umukatolika nanuzuye umwuka wera muri Kiliziya Gatolika no wuzurirwa yes bivuga rero nk'ubizi neza uranyumva yego iyo tuvuze reka nkubwire nk'akantu gatoya karimo umuterekero ntunganire Pamfile yego nk'isengesho yego ndakuramutsa Mariya uje inema n'Imana uje inema n'imbabazi ubuntu mbese inema uje inema uhorana n'Imana wahebuje abagore bose donke warabarushije umugisha na Yezu umwana ubyaye arasingizwa iryo ni isengesho rizima reka tujye mu muterekero Mariya mutagatifu urumva ni umutagatifu mubyeyi w'Imana Imana irabyenda naho tubigoragoze oya tubigoragoze noneho tujye mu ijambo rya nyuma uzajya udusabira tw'abanyabyaha twebwe abanyabyaha umuntu wapfuye arasabira abazima kugeza igihe tuzapfira kuri ubu no kugeza n'igihe tuzapfira aho harimo tekinike ibi ni ukuri kwa Bibiliya aho niho hari umuterekero aho ngaho harimo arabwenge ariko ushobora kubitwara nyine ukumva wasenze ni haleluya urabyumva nawe ako kantu ushyira muri analysis Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana uzajye udusabira kuri ubu none no kugeza n'igihe tuzapfira kandi yaratashye kera aho ngo yicaye ibyo ngo nawe aradusabira ntago ari byo
kandi buriya nkwibutse ko n'ubutatu butagatifu bwazanywe na Kiliziya Gatolika. kandi nzi ko Mariya yapfuye Uretse nk'abandi. gato Kiliziya Gatolika ntabwo tuvuga Kiliziya Gatolika, ntabwo tuvugaho mu Rwanda, tuvuga aho yahereye. Nibo bazanye ubutatu butagatifu, Imana n'umwuka we, nibo bazanye ubutatu butagatifu. Ubundi umwuka wera, Holy Spirit, ikibazo waba unjyanye mu kindi kiganiro, waba unjyanye nyine mu bindi ibintu ndikubwira kugira ngo ducangishe abantu. Twabikora n'ibiganiro nka bitatu tugasobanurira abantu, kuko nk'ubu ngiye kubisobanura ubwa butatu butagatifu kuzakora kuri cya kintu cy'imvesha nyine nabyo tuzabikora, tuzariho tuzabikora nyine kuvanga abantu, ahubwo dusobanurire. Warumbajije ngo Pamphile ngo yaravuze ngo none se ngo Bikira Mariya ni umuzimu. Nyine niwe bitewe n'icyo wasenze, n'icyo wahamagaye, n'icyo wambaje. Sinjye singwaye sample tugere muri deliverance. Noneho rero uwo wabonekeye abikibeho nge sinari mpari sibyo. Twigire muri deliverance. Noneho nutanga amazi y'umugisha sinari mpari, sindwanye imyizerere y'abantu, kuko nge nuzuye umwuka wera muri Kiliziya Gatolika. Nabaye mu Katolika nuzuye umwuka wera, navuye muri Katolika ntajyanywe nuko n'ibindi sinanywaga inzoga, ntabwo ariyo bose banywa inzoga saba pagani njyanywe. Buriya tujye tuvuga ukuri aho gucyahuha cyahe, nk'uko iwacu muri ADPR naho navuga nti byenda gakiza k'ibitambaro muvuga, abesha umuntu akambara birebire nyamara mu kanya akajya gutega akajyana n'ifomo ndende ajya mu mazu y'indaya. Mwe guca imanza ahubwo mubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Yesu yageze mu muntu aramuhindura, amutegeka ino yarya, aharira, icyo avuga n'icyo yambara, kurenza uko ubwira umuntu ngo mwebwe ngo mwambara bigufi ngo muzarimbuka. None se uragira ngo yambare birebire gute kandi n'umutima we wambaye ubusa? Bigaragaza uko wambaye. Reka tujye tuganira, nta nubwo n'uwambaye birebire wese yambaye ukuri. Hoya sicyo bishatse kuvuga. Rero iyo ugiye kurebera agakiza aho ngaho ukigisha n'abana aho, ubukira umwana aho ugigisha umuntu Kristo amusanga muhindure. Nkuko erega reka nkubwire ikosa bavuga butumwa dukora n'abapastor, nuko ngende icyo nkwenderera mfura. Ikosa dukora tubwiriza abantu kugira ngo tubemeze, kandi umumaro wo kwemeza si uwacu. Holy Spirit, mwuka wera, umwuka wera akora imirimo ikomeye, niwe wemeza abantu. Kandi Bibiliya nayo ivuga ngo umwuka wera naza azatsinda bisi. None nimba ubwirije kugira ngo ni nayo mpamvu ubona numva navuga ibintu byinshi, ni nayo mpamvu ubona akaga dufite. Abantu twabigishije amahame n'idini bya bindi navugaga, bahindura systeme yaho bakoreraga ibyaha tugira ngo barakijijwe. Iyo Yesu yageze mu muntu muzarisoma ijambo Pawulo amuhindura, yaramubwiye ngo ibyari ndamuyange nabitekereje kandi nk'igihombo. Ariko Bobo, nimba umuntu yasambanaga akaba asigaye asambana mu rusengero, yarahinduriwe cyangwa yahinduye imyambaro yakoreraga akazi. Nimba umuntu se yararugaga akaba asigaye arugisha amagambo, yarahindutse cyangwa yahinduye nibo bakristo mufite. Niyo mabandi menshi leta yirirwa ifunga ngo ribu ngo yafonza abantu, tugasanga ngo nabarokora abapastori bakajyanana mu nkiko ngo barakijijwe. Bahe karama bandi yagiye twinjirana. Igiye rivuze abantu bararakara, kandi aricyo namenye, nta mupasiteri w'umunyamwuka ushobora kundwanya cyangwa arwanya umuntu uvuga ukuri, ahubwo aravuga ati komerezaho. Ariko amabandi kuko baba bazi ibyo dukora nibo barwanyana, n'igihe bafite izina rikomeye. Rero ukagira ngo izina ngira icisho giba ngo kugira izina umuntu akagira izina ritandukanye nuko asa nuko ateye. Nibo bantu benshi twigire kuri deliverance dusa nkaho turimo tugana ku musozo. Ni ijambo riba mu Gifaransa rivuga délivrer no kubohoka, ntabwo deliverance ari icyaha gukoresha ngo ahubwo kandi ngari intumwa za Satani. Uregira tuganire inshuti yanjye, ntabwo ndi hano ngo tumunyomoze cyangwa ngari ngo tubiganire ngo bimubaze yuko yangana ko nawe kudusobanurira neza. Deliverance ntabwo abazikora bose bayobye, ahubwo bitewe nuko abo mwagatukisha bose. N'ikirayo kigeze mu kirayo kibuze ugeze mu bizima bibora. Niyo mpamvu amabandi menshi ari byo bivuga. Naho ntago deliverance abazikora ahubwo mwe muranabaza bari mwibanga, kandi ari intumwa za Satani bose. Ngabwa bazikoroye babasha. Se Yesu se wa mbere wakoze deliverance, se wa muntu wagiye wirukanamo abantu daimoni cyane.
hase deliverance ukubohoka ni ukubohoka. Mwose kubwira umuntu buryo agomba gusenga inyatsi wa bikagenda ni ikibazo. None se ngo amavuta ni ikibazo ahubwo? Amavuta byo tuzabiganiraho. Amavuta na mwuka wera byose bifite aho byuzuzanye. Byose ni kimwe. Usibye ko kubwa kamaro mwuka wera yakoze n'icyo yamaze. Ababizanye bobo hari ababizana kubw'ineza, hari n'ababikora kubw'inyungu z'icyo bagamije. Abinyungu nibo benshi, ababikoresha mu kuri nibo bakeye. None abukuri baratobewe kuko amazi asobanura ijambo. Amazi asobanura mwuka wera. Umuntu asengeye amazi muri dushe akayoga si deliverance yaterekereye se? Amaraso Yesu ntago tuzi ko yeza. Haze ntago umuntu asengera agacupa k'amazi akakanywa indwara zigake. Nigaburo n'iji basengera ngo none se nuguterekera. Hoya ni ikimenyetso. Ibyo tubyihorere. Ngo nta mwaposa ariko ukorera Imana uba. Nacyo yarakivuze. Gusa nuko abo dufite mu Rwanda izina bafite ritandukanye nibyo bakora n'izina poso. Niyo mpamvu yavuze ngo nta mwapotere mu Rwanda dufite. Abenshi dufite apotere ugira urusengero rumwe ntabaho. Ntawubaho. Nisa naraba dufite twa apotere ufite urusengero rumwe. Ufite akaba ari aho honyine agira. Nawe kandi urabazi. Uyu mutima wawe uzi kuri ibyo uri kumbaza. Yabizi kuzukuru. Sibyo? Naho ibindi niyo mpamvu nicyo nge ntago nge ndumwigisha by the way. Nicyo nge nshingiye mvuga ko yabivuze uko nguko. Gusa hari igihe umuntu avugana ibintu ifuhe ry'Imana mwe mukamwumva muri context mbi, nyamara nukuri atabigambiriye ikintu kibi. None abamwumva bakamutuka ariko atagambiriye ikibi, ahubwo akavuga buryo ngo nta mwapotere n'umwe uba mu Rwanda bitewe n'ibikorwa. Apotere arangwa n'ibikorwa ntagarangwa na titre. Hera abantu benshi bafite amatitire kurenza ibikorwa. Ubwo tuvuye ko n'abapotere batazwe bibereye mu ibanga. Bariho nkuko n'abapasiteri muzi ataribo. Ahubwo abapasiteri se murabazi mwebwe bakorera Imana, bakoresha ingano za gipasiteri. Bano ushaka no gusanga abantu zo muri iki gihe banone abantu bari mu mwuka neza, bari mu mwuka neza bari gukoresha ingano za gipasiteri kurenza abapasiteri birirwa mu mapiro. Burakeye Imana, reka dusoze. Urakoze mwami Yesu kubw'ikiganiro cyiza. Bonanyu kigikirushyikirana abakunzi ba Impanuro TV ndetse n'abakurikiranye Give Hope. Ubwenge bw'Imana butusure kandi mwuka wera bane natwe mu mbaraga za mwuka wera. Amen. Amen.